Uyu munsi tugiye kuvuga kuri karande y'amarozi mu miryango. Iyi karande y'amarozi usanga akenshi na kenshi abantu bamwe na bamwe babibaraga, batari babikunze, bataranabishakaga. Ariyo mpamvu usanga mu matorero bamwe bagiye babiragwa bagasenga ariko babifite, bakanga kurekura Kristo, bakanga no gukomeza kubikorera. Hanyuma iyo ni karande y'uko biri mu miryango y'iwabo babirazwe. Hanyuma mu kubiragwa, iyo bigiye kugenda gutyo, iyo umubyeyi agiye gupfa cyangwa agiye gutaha, hari imitongero abahabwa ati nutagira ubisigira umuryango wose uzarimbuka. Umwana akabifata atari uko abikunze, cyangwa undi wese akabifata atari uko abikunze, ahubwo ari ukubera yuko bamubwiye ngo umuryango ndetse n'abandi bose bazashira. Ariko ndakubwiza ukuri ko nimba warizeye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe, utemerewe kwakira ibyo ngibyo. Yesu nujya ubasha kurinda umuryango, Yesu nujya ubasha kurengera ubwoko bwayo. Mwene data, umva tuvugane kuri aya magambo. Iyo ubu burozi buri mu miryango, ibi birozi bimwe bagira bitandukanye, hari abagira ibitamikano, hari abagira ibyo gutereza abantu by'amadayimoni n'ibindi bigiye bitandukanye. Tekereza ko mu miryango, nubwo mu Rwanda twagira ubuntu tukakira umwami Yesu ku bantu benshi, ariko mbere hakoraga ibyo kubambwa n'ibindi ntamenya byinshi by'imbaraga z'umwijima. Hanyuma hari abantu banze kurekana n'izo mana, ntibakira umwami Yesu nk'umukiza. Ariko abana babo n'abuzukuruza babo bemera kwakira umwami Yesu nk'umwami n'umukiza. Ariko bagiye gupfa babura babisigira. Baravuga ngo nta wundi twabisigira uretse uriya mwana wacu. Tugomba kubimusigira muri ubu buryo. Nimba waba warabyakiriye cyangwa se arabyakiriye mu muryango w'iwanyu, iki ni igihe cyo kubireka no kurekana nabyo. Kuko Kristo n'ufite imbaraga zihagije zo gutandukanya iyo karande y'amarozi mu miryango. Nuyigumishaho umuryango wawe uzahora mu makuba adashira, kandi wari uzi ngo uri kuyishyira mu mahoro. Niyo mpamvu uzahora mu ntambara. Iyi karande y'amarozi iyo iri mu miryango, akenshi usanga habyuka karande yo kutubaka ingo. Iyi karande y'amarozi rero, ikintu ugomba gukora nk'umukristo wakijijwe, ugomba gusengera iyi karande gutandukanwa mu muryango w'iwanyu igakurwamo. Wakora iki kugira ngo iyi karande ishiremo? Wabigenza ute kugira ngo iyi karande ishire mu muryango? Mbese ari ubifite wakora iki? Icya mbere, fata umwanya usenge, ugende wabitwika, wabijugunya, ubundi usaba abantu b'Imana, umukozi w'Imana yongere agusengere, akurambuye ibiganza gusabira imbaraga ku Mana. Utandukane nabyo, Kristo azagushyigikira. Ibyo bakubwiye ngo nubijugunya umuryango uzashira, nugenza gutya bizagenda gutya, barakubeshya. Kristo niwe wenyine ubasha kurinda umuntu. Nta muntu n'umwe ushobora kugira izindi mbaraga zabasha gukuraho umuntu wamenye Imana itarashyira mu mugambi. Ntabwo bishoboka, keretse nawe iyo yarangaye. Ariko umugambi w'Imana kuko ari muremure ku buzima bwawe, ushaka kuba mu muryango utuje, mu muryango mwiza ushima Imana, ushimwa n'abantu bose. Mwene data, sengera umuryango wawe izo mbaraga zijugunywe. Senga izo mbaraga, nimba ibyo bintu nimba ari ubifite ubijugunye, cyangwa bitwikwe bijugunywe kure. Kristo dutandukanya n'izi mbaraga zose, azarushaho kukuganziriza no kugutegekera. Urabe maso nshuti yange, ejo utazasenga Kristo akaza kugushaka akakubura. Bibiliya iravuga ngo mugende mu nzira nyabagendwa, abo musangamo bose mugire ute mubazane. Baragenda bajya mu nzira, yari umwami, bajya mu nzira, bagera mu nzira nyabagendwa, basanze bose barabazana ngo mu gihe cy'ubukwe bw'umwami, ngo ariko ngo basangamo umuntu utambaye umwenda w'ubukwe. Baramubaza ngo mugenzi, ni igiki cyatumye uzamo hano utambaye umwenda w'ubukwe? Inzira nyabagendwa bavuze baziti mugende mu nsengero
mugende mu makanisa, mugende ahangaha n'aha, abo musangamo bose bapfukamye banyambaza bampamagara mubazane. Ibaza Imana igusanze mu rusengero ufite uburozi, Imana igusanze mu rusengero uri umwicanyi, umwami aramubwira ngo ni igiki cyatumye ukora utya? Bose mubazane. Kandi utambaye umwenda w'ubukwe. Abandi kubera iki batababajije umwenda w'ubukwe? Nuko bari bambaye. Haleluya. Muri byo bivuze ngo ngwino wambare mu rwambara abandi barimo barambara. Ngwino wambare mukobwa, ngwino wambare musore, ngwino wambare mubyeyi. Rekana n'izo mbaraga z'umwijima. Akenshi izi mbaraga zizatuma utinda gushaka, akenshi zizatuma ubura urubyaro, akenshi zizatuma uhora mu burwayi. Rekana n'izo mbaraga. Izo mbaraga zizengereje benshi mu miryango yawe, ntibabone neza y'Imana kandi basenze, kuko n'uwo uhangana nabo. Reka ngo usengere Imana iguha imbaraga. Niba waba uzifite utarakira umwami Yesu nk'umukiza, ukabona nuzireka nta handi hantu ufite ubuhungiro, ndakwinginga kwakira umwami Yesu nk'umwami n'umukiza, ukabijugunya ugahita wakira umwami Yesu nk'umwami n'umukiza, bizarangira ntaho muzahurira. Yesu nujya ubasha kuturira no gukuraho izo mbaraga zose, nta kintu zizagutwara mu izina rya Yesu. Haleluya. Ndagira ngo nkwinginge, nimba utarakira umwami Yesu nk'umukiza, wegera abakozi b'Imana cyangwa se abantu ubona bakijije bari mu mwuka w'Imana, bagendana n'Imana, bakorera Imana, wature ko Yesu ari umwami n'umukiza, maze ubatizwe cyangwa se ukomeze ingingo zo gukizwa zose. Kandi nimba waranasubiye inyuma, usabe bagusengere, nanjye ndagusengera mu izina rya Yesu. Imana ikugirire neza. Mana nziza, Mana igira neza, Mana ishobora byose, wowe uvuga bikaba, wategeka bigakomera. Uyu munsi twemeye gusiga imbaraga zose z'umwijima twagendanaga nazo n'izari zo mu miryango y'iwacu, twemeye gutandukana nazo kugira ngo tuzaraga ubwami bwawe, maze tuzabe mu miryango yishimye n'umunezero. Twemeye gusiga byose, twemeye kugukurikira. Ngwino umanura imbaraga no kuturwa no kutuneshereza, maze wongere utwuzuze mwuka wera, mu izina rya Yesu. Amen. Imana iragukunda, Imana irakwishimira cyane. Yesu aguha umugisha.